Hari igihe kimwe mu myaka ishize nakoraga mu murima w'imboga n'imbuto nka kontabure. Akazi kanjye kari kugura no kugurisha ingemwe, ifumbire n'ibikoresho by'ubuhinzi. Ikintu kimwe cyantunguye ari nayo mpamvu mbasangiza iyi nkuru ni ukuntu nisanze ndi gukora akazi ntigeze nsaba. Ku bwanjye nabonaga ndimo gukoreshwa ku bw'izindi nyungu. Ni nayo mpamvu yatumye nsezera akazi. Ngitangira ku kazi byagendaga neza pe. Ariko hashize igihe umukoresha wanjye yatangiye kunsaba gukora imirimo itari ingenewe, nk'urugero kumutekera icyayi. Akenshi nabaga ndi kumwe nawe mu biro twenyine, nta kibazo nabonaga mu kumukorera icyayi. Ikintu cyantunguraga cyane ni ukuntu yakundaga kunsanga mu gikoni, maze akanyitegereza cyane ubwo nabaga ndimo kumutekera icyayi. Mu kumusukira icyayi yatangiraga kunkorakora mu buryo budakwiye. Yashoboraga kumfata ibiganza akagerageza kunyegereza, ariko nanjye nkamwiyaka. Noneho ku nshuro ya gatatu nanze ko ankorakora. Yarandakariye cyane. Yahise anyohereza kuvoma mu cyobo cy'amazi. Kandi hari hakiri mu gitondo cya kare pe. Ubwo aho kugira ngo mbe ndimo gukora akazi nshinzwe, nari ndi kuri cya cyobo ndimo mvoma amazi. Nk'uko bisanzwe rimwe na rimwe nk'iyo twaganiraga, yagerageza kongera kunkorakora. Akambwira ngo ntuze mureke akora ibyo ashaka. Iyo namuhakaniraga, yahitaga arakara, ndetse agahita ampanisha kujya kuvoma amazi. Ubwo nkaterura amajerekani y'amazi. Ubundi ayo majerekani yagateruwe n'abagabo babiri, ariko yagombaga kugenzura ko ari njye wayateruye yose. Kuva ubwo gukorana nawe byatangiye kuzamo ibibazo, ngahora mpangayitse, nibaza ikindi ashobora kugerageza gukora, kuko bitari byoroshye kumenya imyitwarire ari buramukane. Byageze aho iyo yambonaga n'abandi bakozi byamuteraga ikibazo, akambaza impamvu mpora nishimye iyo ndi kumwe n'abandi, ariko igihe turi kumwe nkamubuza kuba ari icyo yakorana nanjye. Ibyo rwose byari ihohoterwa pe. Byatumaga numva merewe nabi muri njye. Sinigeze mbasha gukora inshingano zanjye. Nubwo rwose twakoreraga mu murima w'aho atuye, ntibyamuhaga uburenganzira bwo gukora ibyo yankoreraga. Gukoresha iterabwoba mu gushora abantu mu gukora imibonano mpuzabitsina ku gahato ni amayeri akunda gukoreshwa n'abahohotera abo bafiteho ububasha. None se ni iki umuntu wakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakora mu gihe nta muntu ufiteho kuregera? Kubyanga nibyo byizewe, no gutanga amakuru ahantu hizewe ku bantu mudakorana.